umugore wa kabiri ushaka ubimbwire arye ariko wakazi kose ntikakunaniye yinjire sohoke cyangwa se uhitemo ninjire agende akundi utekereza nta nubwo bishoboka utekereza batonekara ubyumve ntabwo bishoboka ntabwo nshobora kubyumva ntabwo bibaho cyonzi cyo muzarubanamo oya ntabwo bishoboka muzarubanamo ntabwo bishoboka nansokere mu rugo sokera mu nzu ampaye na tata umuhungu kubyutse ushyira inkweto ku cyangwa se bimeze bite ntabwo nakubwiye reka tuzi ko kwa boss wari bari gushaka umusore ntaruguru nagiye yarashumi yawe sanze yaba bebe babiri ariko harimo umwe ufite umushiha niho nahuriye n'icyo cyane kagira inkuru rero baza ati byagenze naragiye kumva hakurya n'imiti twibara ndafata reka mbikubwira reka genda bazaza no kunsipora uzamuzane ndebe mwana umwana wagutaye noneho baracirinze ahubwo nanjye ugire mwana nanjye ugire nawe mfite gahunda nanjye ari umwana uri buze kungwira Sheila Sheila nawe uzi se Sheila reba ngwiremo nanjye mwana nawe ubwo ngubwo nawe uragira ujye muri gahunda zawe ndareba nshoboye shayo wana gira vuba vuba kabisa bari kugushaka kira wasanga akazi shani atari bwongeye kurara isosi y'inyama ahubwo ndabona ari wa mu baby Hello. Ndi home man, ndi home kabisa. Uri hagana ese? Komeza suni kukomeza na arebe bana. Tambwe gukorgati yake. Bahano. Urasiranye? Utaziranye usese wamwe nakubwira kwa chiki. Yibeshe. Uyu ni inshinzi inshengi uyu nta kintu ufite. Uyu ni shere wanje amwibeshe. Shere wawe se uyu. Muga uravuga guhera kino kugeza ku mutaka. Nakabwa sura hano. Wewe. Ubu nawe ngo ufite mara. Nawe gutunga urakavuga. Ubu nawe ufite ngumuntu. Iyi muga guhera kino kugeza ku mutaka. Abishwe nta gukeka. Irasakosha rugiye kuyiba. Andi ujyana sabwo kuri wayiteye imiba. Akubona wegezo. Uriba ugahera kwibuka kugeza ku mutaka. Ngo nimba na shere wawe ariyo. Mwese rwose mwese mujyana. Abare mu ngora y'amatiku cyangwa mwese basohora. Mwese ndabirukana na urabizi inzu nijya nyishyura. Naho kugira umukobwa nyanse by'imbere yawe wamukwiruka. Ziragiye kuriba urimbwa. Kibana n'imbwa zo gutonga. Kibana n'imbwa zibi. Ko muri gutonga nano mwabaye. Ibikweto mu nzira bwo bimeze gute? Umuntu yari yansubiye. Jogo antara kunumya byo muri party rero byashoje kugenda. Usanga ese. Ndagusiga ngase. Mayo. Mbona urako. Ahubwo muramuherekeze ndumva bibaye neza. Ujyana ese ngo bambone uko arije wowe. Oya reka mugeze ku marembo nawe. Reka tugende. Oya reka mugeze ku marembo nawe. Ako uzaza uhora umwira inzu utanagura iyo mikino yawe reka ugeze ku gipangu ako warasaze reka makuru se beri we ngira ngo amakuru si meza ra
baye umugabo neza neza. Byarangiye narumbuye. Iwa wasigaye akuruta uretse agasura konyine nta nuwamenya ko muvukana. Ubaze subizi ibyo baba barariye wabimenya. Vuga nukuri. Usha urakagabo. Sawa umuntu no kugira umuntu akareba byari byo. Nuko ahora avuga Beri ntago azaba umugabo byoroshye. Muzamubona. Oya namutegereze none n'igihe gito. Ubu usigaye afite akazi gafatika. Akazi. Ariko n'ubundi ahubwo ngiye nakubonye ngira ngo warabyaye. Andosha imyaka iganje. Neza bwo wajyanga imyaka niwo uyimurusha. Makuru y'ababyeyi se n'abameze bate? Baraho. Mwanya ameze neza. Arahameze neza rwose. Se shanyo ko wanyu ko musanze agereka nze muhamagare twumve. Ayifata se. Nawe ari indondogozi yagiye mu isoko gahura na babagore. Yakundaga kera usara cyayabona. Halo. Ego, ubu nibwo ukigerayo ku burondogozi bwawe nawe. Dore babana bawe bari bageze hano baje kukureba kandi bari kumbwira ngo barananiwe dore bahageze bunije. Reka mbe mbakira, reka tubakire nta kibazo ariko ucunguze uburyo umwete. Urabona bizagenda. Ko se mani nako kigira icyanjye nose uriya mu boss urazava muri Amerika ryari. Ariko ujye umenya ko tuvuka ahantu hamwe mani. Ariko ikintu cyo gutuma urakara ndakizi nyamara. Utangiye kunseka. Aguseka se. Ahubwo se mva mani. Hari umubebe tumaze kuvugana kuri phone. Yaba baby none Ariko nawe kikeneye mbanyeze. Nawe kikeneye mbanyeze akirajya kugura agacupa. Icyo keneye umva wowe umva nyine. Nyine uwo yabitse tuvugana. Hoya wibireka mani umva nyine. Umubebe tuvuganye kagiye kuza. Ahubwo ubu ngo ari hafi no kuhagera wowe cisha make. Wowe turaza kuvugana. Ariko none ntabwo ndabyemera. Nureba nanda nakuraburiza none yanagize. Mani gicisha. Ariko ujye umenya ko tuvuka hano. Abyo kuvuka hamwe ngiye ukabinzana muzahabaze. Nshaka no tuvuka hamwe. Kandi nawe utangiye kwegera nabi. Uyu murara bafite bag nyinshi none wani. Siko. Bag nyinshi. Umva se. Uso wa mubebuje mani. Ahubwo genda umukingure mba nagutayemo ibintu bizima wakira. Meze neza. Hano ni kwa Ibi. Arimo se. Nakwemera. Nyoko wanyu ngo araje. Ese Abande bigeze. arya mu agakira. Ese nimufite icyaka. Izuba se so uryumva. Nawe ntugatebye izuba igihe ryabereye urabona bibaye mu kavi. Saa moya. Izuba cyaryumva koko be. Izuba cyagira amanyanga. Uze kuzamuka wa musozi. Teza. Tebuka nyabo tebuka. Aho ubundi muragenda mu kabayo. Bana baba mu migi rwose. Aza gukorera abakire babyoroshye kugira ngo baguhe urwo ruhushya. Keza. Aba ni abana bacu. Uriya nyokobuja ababereye anti.
kutabashuhuje se narije nyine ikagira amazi basuhuza rega umuco waheze wahoze iyo niwe mwana dusigaye tubana bamukuye kuri kampani umwana mwiza aritonda nta kibazo nubwo maherutse ntabwo ruba ruhari kutababashije icyo banywa se ese muranywa iki hari fanta hari amata hari amazi habamo agasembe hari na ji aho se ntari biga tubanze tubakize uriya mwana aritonda abana bo muri kampani baba bafite umuco tandukanye na biriya byamvagara biba byarataye amashuri Apa nawe uzabitonde ntabwo ari shyashya oya mu rugo werurire Iya, ari kwa anti wisanzuye mutangiye kubu no gusigana kwa rurasa uzi mu rugo aranyobora ngo nyarurire abana we oya ariko agomba kujya byaro hano yarurire mwisange nta saa mugane sinjya mbona no mu birori nawe ucyarura urundi ikibaho urashaka kwaza no guteka nawe urabibona arara byinshi rero ntabwo ndi bace kurya mu rugo njya mu rugo sa naho si mu rugo ahubwo se baby aka kanya wese wagera ya niza akamoto ariko we uzi ko bukeye uko bwije uri kuba mwizaho ese nawe kakanya kakugura ni umukuzina wanjye ngeze ibintu bya bindi byabo iya nawe ntabwo bagoye kuri Severance no nta muntu wakampaye none se bimeze bite ni fresh aho mushiti wawe umushiti wanjye ameze neza ese hari ahantu nari guteguriye turi bwicare uyu munsi wose turirirwa na mucurangira umusozi sure reka tukajyana ahantu naguteguriye turi bwicare nta kibazo ndebe hano ko hakinguye rero twicira ubwo ari cyazamu cyaturongeye ubu ngubu reka ndebe hano ko ari hano ku irembo cyangwa reka twicire mu gikari si ibyo mbwiriza banza usoze ntabwo nakwarurira rero soze waruye dukeya se oya ndagira ngo mbone aho kiri ya masoni y'abakobwa hano harimo agasosi ya masoni y'abakobwa arura wirire ubundi ararya byinshi gute n'ubundi ko yabyibushye byarangiye uracyashaka ibindi niwe uyifata ndabona se baranyibagiwe ariko Elise ntazagira amahane nka ya Shemusa aha so ubu mwumva se amaye nayo muryango amahane nayo muryango abagabo bunahore muri ba bantu bazagora abagabo rero ubundi umugore agorera ariko abagore b'ubu ngubu ni abagore kaba ingo Beri nawe uri muri abo ngo ntabwo ujya wiyumva ntamenyera ngenza gake nzagenza ubwo urumva bizakugenza gake gute n'amaguru
tonto we kutarangurye. Nimubanze murye nge sinarya shira tarasi. Shemusa ni umugore mwiza. Zanza mbikubita asanga na. Irire ubwo aramu. Allo. Shemu ugeze. Hanyuma abana ko batashye. Baritsize ngo ntago bari buze ngo ntago barara banze. Hanze neza neza. Ya, none se ubu barataha utababonye? Keza yabitayeho neza cyane. Reko tumushaka. Ngo baragushaka. Oya ntago namuguhanga umuvugishe bari kurya ariko ntukarugoye abana bari. Reko tudataha tutamubonye. Banguka. Ntago bataha batakubonye. Ako nawe ujye ugabanya uburondogozi bwawe. Arambwiye ngo araje ngo muze kuba muganira na Keza araje abasange. Nanjye kubera akazi baba bari kumpamagara cyane. Ngiye kuba hari uturaporo ntunganya. Yego Mariko we. Reka ndukore vuba vuba. Biganira na Keza. Yana kashika.